tujya kuganira ijambo ry'Imana. Twaza kuganira ikigambo cya Ruhanga. Ijambo ry'Imana tujya kuganira kuri uyu mugoroba. Ikigambo cya Ruhanga tuzaganira mwe bazongo. Riraba rigufi, Ikiza kuba kigufi kandi riramufasha. kandi niriza kuyamba. Rifite umutwe uvuga ngo Bina umutwe kugamba ngo inkono gupfuba n'inkwi. ngo hati ngabyo kurya kufuba kandi by'indefu. Nabyumvise Wabiburira inkono gupfuba n'inkwi. byo kurya kufuba kandi by'indefu. Urumva atari ikibazo gikomeye cyane. Nabura kitajya kibuza kigumira munonga. Inkwi zirahari, Efu ziriho, ibiryo birahari, embere ariho, uracana umuriro. wahemba umuriro. Wajya gutanga raporo nimugoroba, Ko tuza kugambira bari kugambira mwebazo. wajya kwarura ibyo kurya, Waza kwigura ibyo kurya ugasanga byapfuye. bagashanga bifubiriye. Ikibazo ni ikihe? Ikibuzo ni kihe? Inkono gupfuba n'inkwi Ibyo kurya kufuba kandi by'indefu. ni ikibazo gikomeye cyane. N'ikibuzo kigumira munonga. Abantu benshi Abantu bingi bakwiye gutekereza impamvu iki kibazo kivutse. bine kwebuze shonga bwacyo kibuze Inkwi ikibazo. zirahari, Efu ziriho, ibiryo birahari, embere nayo ariho, ariko byapfubye. shonga byapfuba Byatewe n'iki? byarezirwe ki? Yesu ashimwe. Kama witweza simu Ngiye kubabwira igitekerezo gikomeye cyane. yenda kubagambira ikitekerezo kigumira munonga. Ndagira ngo mugitekerezeho. Yenda mukitekerezeho. Ndagira ngo ndebe abantu barya ubugari bw'imyumbati. Yenda mundebe abantu abari kurya akaro ka muhogo. Abarya ubugari bw'imyumbati. Abari kurya akaro ka muhogo. Murakoze cyane. Webare munonga. Tugiye kuganira. Twaza kuganira. Nanjye ndamukunda, Nanyewe nimukunda. ariko iyo umugore ari bubuteke, Cyokwa mukazi yaba ari kwenda kubuteka. ndatembera. Nimbaza nagendagendamo. Ndatembera. Nimbaza no kutayayamu. Ntabwo mbashaka ko umugore ateka ubugari Nimbaza kaenda mukaza kwa yakaro. mbireba. Ndi kunyetegereza. Ni ikibazo gikomeye. Kibuza kigumire Iyo muno. bateka ubugari, Baba ni bateka karo. barabanza bagateka amazi, Nibaza bateka mizi. agashya. Amizi gakatya. Yamara gushya, Kamara kushya. bakazana ifu, Bakarete sano. bakabanza bakitegereza. Bakaza baketegereza. Basanga amazi ari menshi, Bashanga mizi gari mingi. bakavanaho make, Bakiyaho mizi make. maze bagatamo ifu. Niko bakateka mwesano. Siko bigenda. Tiko mukubikora. Kugira ngo umutsima ubugari buboneke, Kwenda ngo akaro kazoke. bishaka intambara nyinshi. Nibyani kiretega mwetaro nyinshi. Uzana umwuko, Loreta rwiko. maze ugatangira gusonga ubugari. Ukatandika kugoya karo. Ugasonga, Ukakagoya. ukoresha imbaraga nyinshi. Nokozesa mani mingi. Hari igihe umuntu aba ari gusonga ubugari Hari omuntu bari kuba nagoya karo. kubera imbaraga ziri gukoreshwa, Akamani gari kukozesa. isefuriya igahirima, Osefiriya ekayirima. isiga rigatangira kwimuka, Ihega rikatandika kufuruka. akagarura, Akarigarura. akongera agasonga ubugari, Akagaruka kagoya karo. agakomeza akarwana intambara. Akagumizamo akarwana rutero. Hari n'igihe bikomera akavanamo umwenda, Hariho n'abari kuguma abarwayi rumwe. kugira ngo nibura aze kujya kugabura ubugari buhiye, Wenda ngo ajya sabinge akaro kahire. kubera imbaraga ari gukoresha. Hagamani gari kukozesa. Icyunzwe kiraza, Nekibigani kirija. umuriro ugatangira kuzima, Umuriro kugatandika kurara. imyotsi ikaza, Emyike kija. agatangira kwihanagura, Akatandika kwesimura. ibibyira bikaza, N'abiyibwi nabyo agira bikija. gutya. Agakora ati. Niyo mpamvu negera umugore umuti uri gusonga ubugari, Neshonga atakazemerera ubikurikiranye ntabwo waburya, wabibonera ko kaburya. ntabwo waburya, Ko kaburya. maze akihanagura Akesimura. kubera imyotsi, Akanyika. akongera agasonga ubugari. Agashuba akakora akagoya karo. Hari n'igihe ushaka kuva mu isafuriya, Hariho n'ubugende gakuruka mu akongera sefuriya. akabusubizamo. Agashuba kabugaruramo. Igihe cyagera, Ubwire bwahika.
ubugari bugashya akaro kagasa bakabuzana hano ku meza bakamureta ameza murakurikira murioni mubikuratira icyigisho gikomeye necyo kwega kigumire icyigisho gikomeye necyo kwega kigumire iyo bugeze ku meza bwarika ameza batangiye kuburya batandika kurya uyu mugore yakoresheje imbaraga nyinshi omukazi wo kuyakoreseza amani mingi rwose yarwanire munonga hara iyo bugeze ku meza bwarika ameza hari agafu usangamo hari akasana ko gushangamo katagezeho amazi katarikireho n'amizi katagezeho umwuko katarikireho rwiko kameze nk'umwuko wagasizemo kakwicana ko kuwagatiremu ako bakita inyirira hato ako nibaketa akakwijaho bwangu mwabyumvishe mwabiburira ikibazo mu muracumva ikibuzo muri kukiburira dufite abantu benshi twina abantu bingi ijambo ry'Imana riravugwa ikigambo cy'amagara ababwiriza bakavuga abapolisi bakagaba abaririmbyi bakaririmba abeshombozi ejo bakesho hakaza undi muririmbyi nekekeyakizwa mweshombozo ndizo kuhinduka bikanga ubu umeze nk'akagafu nobanoishana kakasano kariya umwuko w'Imana ntabwo urakugeraho urwiko rwabongati rugakurikira nubwo ababwiriza bava hirya no hino nubwo abapolisi bararugeshona na shoyo uyu muntu ingeso yanze kuyicikaho umuntu wagengesho zikanga kumutweka uko w'Imana ntabwo uramufata urwiko rwabongati rukamukwazaga Imana irashaka yuko umwuko w'Imana ukugeraho uragana yendago rwiko rwabanga rukuyikeho ukahinduka ukaba umuntu w'Imana ukaba mutu wa ruhanga ukaba umugari muzima ukaba Imana ikanezerwa agashemererwa imbaraga y'Imana yamugezeho imbaraga y'Imana yamugezeho amani kamagara kamuhikaho ndagira ngo mutekereze kuri uyu mugoroba mutekereza mwebazo ushobora kuba ufite ikibazo nobasa kuba ine kibuzo gituma imbaraga y'Imana itakugeraho ekikureta amani kamagara katakwikaho kariya gafu katagerwaho n'amazi n'umwuko kagasano kariya katakayirwaho n'ambizi n'urwiko kandi uwakoze uwasonze ubugari kandi wakoyira karo yakoresheje imbaraga nyinshi yakoresheje amani mingi akagera n'igihe avanamo imyenda akahitaho kweshura munengoyi hari n'igihe asigara risutiye umwenda w'imbere gusa hariho nubwo ari gusigaza akagoyi ko mu kugira ngo nibura arwane n'ako gafu kwenda ngo arwane n'akasana gashyiremo akasano kaba ariko yakageza ku meza kakayahita ameza kagaragara kakazoka mbega ikibazo reba kibuzo mu inkono gupfuba n'ingwi ibyo kurya gupfuba by'inteko ni ikibazo gikomeye cyane n'ikibuzo kigumire munonga tugiye kumara hano ibyumweru bibiri twaza kumara hano wiki ibiri hari abantu benshi hari abantu benshi uko twinjiye aha ko gutwayizire hano uko ateye iko kwari tuzasoza ariko akimeze turyamarira ariko cyane kandi yarabwirijwe kandi akaburirwa kandi yarumvishije ijambo ry'Imana kandi akaburira ikigambo cyawe ariko imbaraga y'Imana ikaba itarigarurira umutima we cokamani gahungaga kaba gatakataga mu mutima ikibazo ni iki ikibuzo ni iki Imana ifite ikibazo nirwangwayire kizibu Imana nta kibazo ifite rwanga atayire kizibu yohereje umukozi wayo akasindiko umukozi we yohereje umubwiriza akasindiko mutebezi kugira ngo akugezeho ijambo ry'Imana wakwise ikigambo cya ruhanga tugiye kureba ijambo ry'Imana twaza kureba ikigambo cya ruhanga gikomeye cyane ikigambo cy'amani muno niyo mpamvu turi kwiga amagambo avuga ngo inkono gupfuba n'inkwi niyashonga tukwega cyo kwega kino mukogamba ngo ibyo kurya gupfuba by'inteko turasoma amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu nitudakushobora amagambo yo kurya mu njiri ya Yesu mu butumwa bwiza bwa Yesu omukwenda bulungi bwa Yesu bwanditswe na Matayo bwanditswe na Luka bwahandikirwe Marko bwanditswe na Luka igice cya 5 eshura ya 5 turasoma umurongo wa 17 gusa umushongo tuzakushoma ku 17 gonka reka dusome twumve reka tusome turi haravuga ngo yagamba ati nuko ku munsi umwe ni kwa kiro kimwe muri iyo minsi omubwiroge yarigishaga akanaburira abafarisayo n'abigisha amategeko n'abegesa b'ebiragiro bari bicayeho bakabashitamyaho
bavuye mu birorero byose by'i Galilaya babigiye mu tawuni zose za Galileya ni Yudeya hamwe na Yudeya ni Yerusalemu hamwe na Yerusalemu, kandi imbaraga z'umwami Imana kandi amani ga Mukama Ruhanga zari muri we zikaba zijya muri we zo kubakiza. amani gakubakiza. Mbega amagambo akomeye cyane. Ibigambo bigumiye munonga. Aya magambo tuyatekerezaho abantu b'Imana. Ibigambo tubitekerezaho abantu baruha. Bibiliya iratubwira igikomeye cyane. Bibiliya tugabira ikintu kigumire munonga. Rusumwe ngo kino kimwe Yesu yakoresheje amateraniro agakoresha uruterane nkuko yakoresheje muri aka gace ko mu karere kuko yagakoresha mu kibuga cyo mu karere. noneho abantu baturuka mu midugudu itandukanye, abantu barugabo mu butabuni bukwawukana. Bibiliya iratubwira ngo bari bavuye i Yudeya. Bibiliya tugabira ngo bakaba baruga Galileya Yudeya barugira Yudeya i Galilaya na Galileya ni Yerusalemu na Yerusalemu, maze baraza niko baza bicara mu materaniro ya Yesu, bagera mu kiserane cya Yesu, maze bamaze kwicara mu materaniro ya Yesu bamaze kwisitama mu kiserane cya Yesu abigisha Yesu yabegesa. noneho baratubwiye ngo ati batugambira imbaraga y'Imana amani ga Ruhanga yo kubakiza, amani go kubakiza yari iri muri Yesu, bakaba bari mu byogwe Yesu. cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo kwa kijya kimuza abantu kuva i Galilaya, abantu kunga Galileya, abantu kuva i Yudeya, abantu bakaruga Yudaya, abantu bakuva i Yerusalemu, abantu bakaruga Yerusalemu, nk'uko abantu bavuye mu midugudu itandukanye abantu barugiye mu bakaza bakinja hari imbaraga yo gukiza, hari amani go gukiza, bagataha badakijijwe. bagataha batakizira. niko byagenze, niko byabiye. Yesu yararaho, Yesu akaba ari aho ategereje gukiza ategereze gukiza abantu bari mu materaniro, abantu bari mu ruterane bataha badakijijwe. bataha batakizira. wowe bimeze biti, iwe biri bita birapfira he, iwe bibitera kare. ni ikibazo gikomeye cyane. Nacyo kwebuza wo hari harimo abantu baremerewe n'ibyaha, akarimo abantu baremererwa hari harimo abantu barwaye, akarimo abantu barwire bataha badakijijwe, bataha batakizire. kandi Yesu yaraho. kandi Yesu akaba ari aho. niyo mpamvu turi kwiga ngo inkono gupfuba n'inkwi niyo cyanga turi kwiga cyo kwaga kino mutego amango byo kurya kufuba by'inyo byose birahari. ibyo nabiriho. Imana irashaka kukugirira neza, ngana ndakwerera kurungi, ariko gukizwa kwakira imbaraga y'Imana imo biranga. yego kwakira amani ga Ruhanga birani byanga, icyerekana ko byanze kiri kwereka ngo byangire. urava muri aya materaniro, uza kurya mu kiterane, niba unywa inzoga wanonyo mwenge, wongere uyinywe, wongere onyo mwenge, niba ukubita umugore wanotera mukazi, wongere umukubite, wongere mutere, niba usambana waba ryo mushambana kandi wongere usambane, kandi wongere ushambana. icyerekana ko imbaraga y'Imana itagukoze. Niki kwereka amani ga Ruhanga tigakoze. Imana irashaka kukugirira neza kuri uyu mugoroba, wangerende kukwereka kurungi mu mwebazo, utaba nk'iteraniro Yesu yari arimo, ngo taba ko ruterane Yesu yabire, batashe badakijijwe, bagataha batakizibye. imbaraga yo gukiza ngo yari iri muri we, ngo amani go gukiza gakaba gari muri iki we. ni igihombo gikomeye cyane. Eki ni rosi y'amani muno. abantu benshi bagiye kurimbuka abantu binji baza kuherekera, kandi barumvishije ijambo ry'Imana. kandi bawuriye ikigambo cya Ruhanga. Imana yarakoze ibishoboka byose kugira ngo bakizwe. Ruhanga gakorera kubasika byone ngo abantu bakizwe. Imana yarabahaye amahirwe atangaje kugira ngo nibura n'uyu muburo bawumve. Ruhanga kabahereza byo gutangaza ngo no kuburirwa ko ari izo. Imana yakurize ibyagombaga kugwitana kugira ngo n'uyu munsi uwugeremo. Ruhanga gakurinde byakubirana ibikwita kwenda ngo ari izo bakirecyo kihikeho, ariko imbaraga y'Imana ntabwo uri kuyakira. Chonka mani ga Ruhanga tori kugatangira. Tugiye gusoma ndi magambo, twaza kushoma ibigambo bibiri andakomeye cyane, ebindi bigambo bigumire tugiye gutekerezaho twaza gutekereza aya magambo. ebigambo ebi ndagira ngo kuri uyu mugoroba yenebo mwebazo agira icyo akora ku mutima wawe. kakire kigakora umutima gwawe. turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu, tuza kusoma mu ngiri nungi ya Yesu bwanditswe na Mariko, handikirwe mu Mariko igice cya kabiri, eshura ya kabiri, umurongo n'uwa mbere, umurongo wo kubanza
kugeza ku murongo wa 12 ogwisa mukirongo gw'12. aya niyo magambo tugiye kuganiraho cyane kuri uyu mugoroba. Ebyo bigambo twazaganiraho munonga mwe bazoko. Reka dusome. Reka tushomeyo. Nuko hashize iminsi niko kwawiraho bwire asubira i Kaperinaumu. Yagaruka Kaperinaumu, bimenyekana yuko ibyacengeka koko ari mu nzu, ngo aryo mu nzu. benshi bateraniraho, biki bateraniraho, buzura inzu, bajurejo, barenga no mu muryango, bahingura no mu muryango, ukababwira ijambo ry'Imana. niko yabagambira ikigambo cyawe. haza abantu bane, hajya abantu bana bahetse ikirema, ababire bahekire umurema, ariko cyonka babuze uko bakimwegereza, bavuga ngo kuba nakimuhiseho, kuko abantu bari buzuye habwo kuba abantu bakaba bijwire, basambura inzu, basambura hejuru y'inzu, bashenya iguru y'inzu, ahateraniye n'aho ari, aho barebire ngo nibaza kwikahari, bamaze kuhapfumura, bamazire kuhapfumura, bamumanuriramo, bamumanuriramo ingobyi, basirimuramo engozi yetwa icyo kirema, ehekire umuremo gwe. Yesu abonye kwizera kwabo, Yesu kuyarebera kwikiriza kwabo, abwira ikirema, yagambira umurema ati, mwana wanjye, iwe mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe, ebibi byawe wabisasibwa. ariko hari abanditsi bamwe, konka kari abanditsi bamwe bicayemo, bakaba bashitamyaho, biburanya mu mitima yabo, bayetonganisa mu mitima yabo, bati, nibagamba bati, niki gitumye uvuga utyo, nenje cyakuretereza kugambo urigereranije, wayerenganisa, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? no kubasa kusasira bibi kuyahoranga wenka. uwo mwanya Yesu Yesu amenya mu mutima we, yamanya mu mutima gwe nuko biburanye batyo, ko kuba yetonganisa umuringogwe mu mitima yabo, arababaza ati, yababuza ati, niki gitumye neke cyabaretereza mwiburanya mutyo mu mitima yanyu, okwetonganiza mu mitima yanyu? icyoroshye ni ikihe? Icyorobira nicyo kiha, ari ukubwira ikirema ati, ari kugambira umurema oti, ibyaha byawe urabibabariwe, ibibi byawe wabiganyirwa, cyangwa ari ukukibwira ni, oba kukigambira oti, byuka wikorera uburiri bwawe utahe, eyimuka wegure ekitanda cyawe utahe. ariko nimumenye yuko cyonka mumanyengu umwana w'umuntu afite ubutware mu isi, ayina ubushobozi munsi bwo kubabarira abantu ibyaha, kusasira abantu ebibi, no kubwira icyo kirema ati, no kugambira umurema gwe, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. nakuragira imuka oyekorere engozi yawe utahe. arabyuka, yayimuka, yikorera ingobyi ye, yayikorera engozi ye. uwo mwanya asohokera imbere yabo, umwanya ogwe yashorera mu misho gabo, nuko bose baratangara, niko bona batangara, bahimbaza Imana, bakugiza ruhanga, baravuga bati, bagamba bati, bene ibi ebebi ntabwo twigeze tubimenya, ebiti twabirebireho. aya ni amagambo akomeye cyane, ebi ne bigambo byo kutangaza, tugiye kutekerezaho, tuza kubitekerezaho, tugiye kuyavuga, tuza kubigamba. ni amagambo tugomba kuzirikana, ne bigambo bitwine kukwata. Bibiliya itubwiye amagambo meza kandi akomeye, Bibiliya tugambira bigambo birungi kandi bigumire. baratubwira yuko umunsi umwe, batugambira ngo kiro kimwe, Yesu yarateraniye ahantu bita i Kaperinaumu. Yesu akaba aterine mu ruterane ahantu bakwita Kaperinaumu, maze areba inzu nini cyane, ko yarebenje upanga umunonga, yajyamwo abantu benshi, eri kubasakuzamo abantu binji, maze Yesu niko Yesu ateranira aho ngaho, yateraniraho. abantu bumvise ko Yesu ari buze aho i Kaperinaumu, abantu kubahuriye ngo Yesu rero kujyaho Kaperinaumu, bava mu midugudu itandukanye, barwa mu tawuni
bamaze kwahukana hirya no hino mushonda reshonda baraza bajya mu materaniro ya Yesu baje mu kiterane cya Yesu. Bibiliya iratubwira iti Bibiliya yatugambira ati ngo baricaye ngo bakasitama ku buryo no mu muryango bahicaye ngo no mu muryango basitamamu ku buryo nta muntu wabashaga kwinjira mu nzu yero muntu wene wabirinde kutamu kubera abantu bari benshi habwo ko abantu bakaba ari binji. Ndagira ngo babwire ikintu gikomeye rero amagambira cy'icumire buno ubwo inzu yari yuzuye abantu benshi ejuru yabirenjiremo abantu binji. abo bantu bari bicayeho mu nzu abatabire basitamwaho mu nzu bumvaga amagambo ya Yesu kandi bamubwira ibigambo bya Yesu bakamutegereza ariko nta mbaraga yo gukizwa bafite cyoka bakabatina amani go gukizibwa iyo mu cyaro okwe mu byaro iyo ngiyo okwe are amakuru arihuta gayiruka agera ku muntu witwa ikirema gaka muntu uwo murema yari yaravutse yararemaye akayazirwe aryo murema kugenda bidashoboka kugenda bitakabazika ntabwo byashobokaga kugenda bitakabazika kugenda kugira ngo asohoke hanze baramuteruraga okwenda ngo azeheru bakaba bamuterura yari afite ikibazo kiremereye cyane akaba inekizibu kigubire munonga. Bibiliya tubwira ngo yari ikirema Bibiliya tugambira ngo akaba aryo abo yararyamye iyo mu cyaro aho yabira byamirokwa mu cyaro abantu bagendaga banyura mu nzira abantu bakandi bagenda bari kuraba mu muhanda banyura aho yicaye bari kuraba ahashitami bamwe batanga ubuhamya bamwe bari kwayo ubujurizi baravuga bati bagamba bati Imana ingiriye neza bangakorera kurungi njyewe Yesu yangiriye neza Yesu akakorera kurungi nari meze gutya none Imana yangize gutya nandi itiyati wanga yankora ati iki kirema cyumva inkuru nziza murema wo kuyahurira amakuru marungi nk'uko uyu munsi nawe uri kumva inkuru nziza kuko niwe nizo bari kurira amakuru marungi maze icyo kirema niko murema aho yari kiryamye aho yabira byami muri cyo muri we kimaze kumva akamaro ka Yesu ucyamazire kuri wa mugasho gwa Yesu no gukiza kwe no kukiza kwe yitekerezaho cyane cyayetekerezaho munonga yumva muri we yawuriro muri we asobanukirwa yuko ari umunyabyaha yayeshoborokerwa koko aryo aho yari yicaye aho yabira shitami yumva abuze amahoro yawurira yabwo busi aravuga ati nubwo ndemaye yagamanye n'ubungekirema nubwo ntabasha kugenda nabutakabasha kugenda icyama nkahura na Yesu icyo akumva kabuga akambabarira ibyaha akanganyira bibi byaha nubwo atakiza ibirenge byanjye nubwo atakakiza bigere ariko agakiza umutima wanjye agakiza umutima wanjye nibura nashima Imana ubundi aho ukasima ruhande nubwo napfa ndi mu ruhande no gupfa nifa nimusaidiye uyu muntu umutongo yari afite agahinda ko mu buryo bw'Imana akaba ubusazi bwo muri ngo rwabo yarababaye cyane ababajwe n'icyaha akaba ashakire munonga yumvaga adakora ibyiza akaba nawe uratakora nuko nawe igihe cyose umwuka w'Imana ari kukwereka ko udakora ibyiza niko niba moyo wawe ngari kwereka ngo tokorega biruwe ufite ingeso yakunaniye inengeshe yakuremire umudugudu utuyemo barenda kukwimuka umukicwe gacyo muri benda kukubura babangamiye mari ubakono bakora wari ukwiye kubabazwa n'ingeso zawe wakubirwa ine gushasha bwenge ukavuga ati Yesu wakagamba ngo Yesu neye nabi nanye wendi kuvuga nabi n'ingamba kubizoga n'inyomwenge ngasambana ishambana ndarwana ngiye kurimbuka niza kwerekerera iki kirema umuremo kibura amahoro cyabwo businge kimaze kubura amahoro ku cyabuzi bwo businge kigize amahirwe kucyagizire umugisha kigiye kubona kucyagire kureba kibona abantu bane cyareba abantu bazima abantu bana bahurire abantu bazima bane abantu bahurire bana arabarembuza yabeta aho yari yicaye aho yabira aho yari aryamye mu ngobyi aho yabira byami omustanda cye arababwira ati yabagambira ati niba mbagiriyeho umugisha niba mbagiriyeho umugisha nimukwate
mu mpeke. hari amakuru numvise, Hariho amakuru agimpurire. hari umuntu witwa Yesu, Hariho umuntu bakweta Yesu. imara akora ibikomeye, Ariyo nakora byo gutangaza. mfite ikibazo cyo mu mutima, Nyine kizibu mu mutima. mfite ikibazo cyo mu maguru. Nyine kizibu cyo mu maguru. urabona indwara zose zaneraniyeho, None babukwire bwona bukanterana. ari ubunyacyaha ndabufite, Bwaba buryo busisi ari mbwire. n'uburwayi bw'umubiri ndabufite. Nabukwire bwo mubiri mbwire. mwambabariye Munganyire. mukameka, Kapeka. mukanjyanira muganga Yesu. Omukatwariro kumushaho Yesu. Mana yacu ishimwe cyane. Mukaba wita simbe muno. nawe uyu munsi Imana yakugiriye neza, Niba bizoba mukaba yakorire kurundi. Imana yongeye kugukorera ibikomeye. Urageragira kukorera byo. wahetswe Yakuhekire. kuba wageze muri aya materaniro, Kuba wakire mu miterano. wageze imbere ya Yesu. Wakire mu misho ga Yesu. bwira Yesu wicaye, Gambira Yesu umubwira ati mfite ikibazo, omugambire mu mutima umubwira wa ati ndi Yesu. umunyabyaha, Omugambire mu byo musizi. gira icyo unkorera. Kire kiwakorera. aba bagabo Abakirya aba bamushyira mu ngobyi bamuteka umugozi ye. ari bane, Baje abakirya bana baramuheka, bamuheka. baragenda babaririza. Bagenda nibabuza. bamaze kugenda babaririza, Kubagendera nibabuza. baravuga ati uwo Yesu mushaka Yaragamba ngo Yesu wo muri kwenda. ari i Kaperinawumu, Ari abo bakweta Kaperinawumu. mwebwe mujya kuza hano, Imwe muri kuza kwija hano. mwabaririje, Mwaburize. icyo giteraniro kirabera he? Omutera no gwerera. kiri mu karere. Kijya mu karere. ni mu karere. Ni mu karere. urishima, Bashemererwa. nanjye ngiye kujya mu materaniro yo mu karere. Kuza mukate mu ruteraniro. Yesu agirira neza, Yesu akorera numva ijambo ry'Imana, Uriya kigambo cya ruhanga. kugira ngo Imana igire icyo ikorera ubugingo. Kwenda kuranga bene kiyakora umutima gwanjye. ndagira ngo babwire abantu b'Imana, Era bagambire batubaruha. abo bantu bane Abataba bari bari bahetse ikirema, ababiri barekira muri bo. bageze i Kaperinawumu Kubakira Kaperinawumu. mu nzu yo kwa Simoni. Wo mu nzu ya Simoni. barageze Kubakira basanga inzu yose yuzuye abantu, bashangeje yona ejwira abantu. baricaye Bastami kugeza no ku muryango, okwisana umuryango kugira ngo ugere aho Yesu ari. kugira ngo bakari Yesu hari. ntabwo byashobokaga, Bitaba bitakabasika. buri muntu wese yari yicaye Buri muntu wese akabasitami yumva atahaguruka, ariko uriya atakayimuka. bumvaga batava imbere ya Yesu, Bakandi bahurira atakangamisho ga bari Yesu. bicaye imbere ya Yesu, Bakabasitami mu misho ga Yesu. bakumva batahava. Bakahurira batakabasa kurukaho. ndagira ngo babwire Yenda mu magambire. ijambo rya Yesu, Ekigambo cya Yesu. uwo ryamaze gufata Wowe cyamazire kukwata. riri gukurura, Ri kusika. yumva atahava. Na uriya atakarukaho. n'abari bari aho N'ababiri baryaho. niko byari bimeze, Niko byabire biri. niko byari bimeze. Niko byabire biri. ndagira ngo babwire abantu b'Imana, Yenda mu magambire abantu aba baraha. bantu bane Abantu manaba. baravuze bati Bakagamba bati. uyu muntu tuzanye, Uwo mutogo twa leta. uyu muntu duhetse, Uwo mutogo tuhekire. tugomba kumujyanira Yesu akamukiza. Twine kumutwarira Yesu akamujuna. ndagira ngo mbabaze ikibazo, Yenda mubabuze kibuze. umuntu uri hano Uwo muntu uri hano. akaba yicaye aha, Akaba shitamye hano. akavuga ati hari umuntu wandaritse, Akagamba ngo ino mutwazire yandariza. andarikira iki giterane, Yandariza kujya mu none rutogo. irano Ngani hati ndi hari hano. umuntu wanzanye. Hariho mutwandariza. nazamura ikiganza, Ari muso mukono. umuntu wazanye umuntu Uwo mutwandariza. avuga ati namuzanye muri aya materaniro, Akaba munamureka arira yicaranye nawe, ari hano shitamye nawe. nazamura ikiganza, Ari muso mukono. yaba hari ndamuhemba igitabo, Yaba ariho niza kumuhereza ikisembo cy'ekitabo. uzi ko yazanye umuntu, Wari kumenya ngo yaresira umuntu. Imana iguha umugisha. Wagakwera. Haguruka. Imuka. uzi wese ko yararikiye umuntu aya materaniro, Uwo muntu ari kumenya ngo yarariza. akavuga ati yararitse umuntu, uwo nararitse ari hano. Bakagamba ngo narariza umuntu kandi uwo narariza ari hano ayimuke. umuntu wararitse ari heza. Uwo muntu warariza ari kahi. Haguruka. Imuka.
ndaguha igitabo nawe ndaguha igitabo iza kwa kitabo niweza kwenda hehe bonija likahe aha haguruka imuka uwo wazanye ari hehe uwo wanditse yangwa Yesu ngo yayitapa bwa Yesu uwo ngo yayitapa Yesu undi ari hehe bonija likahe haguruka imuka uwo wazanye ari hehe uwo likahe nahaguruke imuke aha na urahabwa igitabo n'uyu nguyu wazanye arahabwa igitabo wowe ni he urahabwa igitabo n'uyu urahabwa igitabo wowe ari he nahaguruke urahabwa igitabo nawe urahabwa igitabo bonija likahe oya wowe igitabo witaje wowe ari he wowe likahe aha nihaguruke wenda bimuke aha murahabwa ibitabo undi wowe iwe aha Imana ishimwe cyane mwicaye ibitabo murabibona mwese birabitoni ntabwo mwakoze umurimo mwiza niba mwakoze umurimo abantu mwaje muhetse kandi mwagiye muhetse kugira ngo baze kumva ijambo rye kwenda kubishyira muri kigango cyabo hanga Mwana w'Imana Imana ihabwa icyubahiro ruhagarika murashaka ejo muzaheke benshi nijyane mu gihe mubaze imbere ya Yesu barete mbishiza Yesu bakorera ibikomeye Yesu bakorera ibitangaza Yesu bakorera ikintu gikomeye cyane n'amagambo y'ikishimire munoga aba bantu bane abantu banaba baritegereza uyu muntu karwaye umutovu karwire akaba afite ikibazo cyo mu mutima akayire kibuzo mu mutima akaba afite ikibazo cyo kuremara akayire kizibu cyo kuremara cyo kuba murema turamugeza imbere ya Yesu guteka iteraniro ryuzuye nikiza kumwisabisha ga Yesu tuta oterane kurwijwe maze abo bantu bane bakora inama abantu banaba bakora baganira baravuga bati bagamba bati aho kugira ngo uyu muntu atahiraho kwenda ngo mutoga atahiraho aho kugira ngo uyu muntu ntagere mu materaniro ya Yesu kwenda ngo mutoga ubundi atadakire mu ruteraniro rwa Yesu twabikora ngatahe tutamugejeje imbere ya muganga tukabikora ngatadakire muri shogo musho baravuga bati rero bagamba muri uko byagenda kose bakubwiye kubakona wenge iyi nzu bazayitubaze ejeje bahenda tugiye kuyisambura twaza kugishenya ariko uyu muntu akire kwako mutogo akire haleluya tugiye kuyisambura tugiye gutanga ibyaha twaza ariko uyu muntu akire kwako mutogo akire aba bagabo bane abashinja bana barurira batembeye bamaze kurira bamaze kugitemba basambura inzu bashenya igure bamaze gusambura inzu bamaze gushenya igure maze bamumanurira imbere ya Yesu bamusirimurira mbisho ga Yesu ari mu ngozi ye maze Yesu arabwitegereza Yesu yamwitegereza ndagira ngo babwire abantu b'Imana rero bagambire batubara Imana yacu ni nze ruhanga wetu ni muruho aba bantu bane abantu banaba bari abagenzi bakarya abagenzi bari bazi uburyo babana na Yesu bakarya abanyamuriro tubwiye ngo Bibiliya tugambaye toboreyeho Yesu ari inguba kasirimurira Yesu toboreyeho Yesu ari inguba kashenya hari abantu bagiye gushaka Imana abagiye gushaka Yesu bakaza kushema ruhanga batoborera hatariho barabahanda hatariho niyo mpamvu amazimwe yabamaze niyo shoga bikawugamboroka niyo mpamvu bakirwana ari abakirisi niyo shoga bacyarwana kandi bajya niyo mpamvu bagisambana kandi bafite Bibiliya niyo shoga bacyashambana kandi batoborera hatariho bakarabira hatariho ariko aba bagabo bane coka bashinja bari bazi inzira yo guhura na Yesu bakandi bamanyamuhanda go kuvugana na Yesu Bibiliya tubwiye ngo Bibiliya tugambire batoboreyeho Yesu ari bakashenyera Yesu ari yabira batoboreyeho Yesu ari bashenyera nyine Yesu yabira umugoroba bamwe bazo Imana irashaka yuko utoboreraho Yesu ari urangana yenda ngo ize nyine Yesu amateraniro witera hejuru Yesu urabwe mu ruterano ari kuzira ngo uyu mukama Yesu ari Imana yagirije neza Imana yandokoye nahuye na Yesu Yesu ashimwe kama bigeza simwe bakimara gutobora akimara kugera imbere ya Yesu achambara kwikomisho ga Yesu
Yesu yari ari kubwiriza, Yesu akaba naburira amateraniro arayahagarika, oriterane yarwemereza, yitegereza umuntu umanukiye imbere ya Yesu, yareba muntu wasirimukira mu ishyo ga Yesu. Yesu aramwitegereza, Yesu yamwitegereje, asanga uyu muntu yashanga umuntu yavuye mu rugo iwe abigiye mu ari kuvuga ati ari kugamba ndi umunyabyaha, iryo musisi ngirira neza, ikorera ku ruhu, ndashaka kunyiza, yenda ngokize, ndashaka gutandukana n'iyi ngeso, ndashaka gutandukana n'iki cyaha. yenda kwakana n'ikibere. Akimara kugera imbere ya muganga, yakira mu ishyo go mushaho, muganga aramutangariza ngo mushaho yamugambira ati uhereye none gutandika nerizo ibyaha byawe urabibabariwe, ibibi byawe wabiganyirwa, ibyaha byawe urabibabariwe. ibibi byawe wabiganyirwa. Nuko iki kirema niko kumurema ibyari bimuhangayikishije, ibyabire biri kumwisobwoba, ikibazo cyo mu mutima, n'ikibuzo cyo mu mutima. akimara gutangaza iryo tangazo, acyamara kugamba yaragira atyo, abantu bari muri iryo teraniro byose barabyumva, abantu bari mu iteraniro byose babihurira. Imana yari imugiriye neza, wagake baramukorera ku rundi, babandi bose bari bicaye mu iteraniro, bariya babiri basitamye hariho mu iterane, nta n'umwe wakiriye imbabazi z'Imana, hakati harimo n'umwe wakiriye imbabazi za ruhanga. bariburanye mu mitima yabo, batandika gutonganira mu mitima yabo, bariburanye mu mitima yabo, batandika gutongana mu mitima yabo. ibi bintu Yesu abwiye uyu nguyu, ebintu Yesu byagambira kuki jyewe atabibwiye, hakati nyo watabingambira, uzatangazwa nuko oryatangara hari abantu bazakizwa mwazanye mu materaniro, hari abantu baryakira mwizira hamwe mu ruterane, nibo bashima Imana wowe uri byo ushima, nibo basimba hagati wakiwe ubwo byo rasime. iki kirema cyashimye Imana, ekireme iki kikazima ruhanga, ikimaze kwishima kucyamazira cyabara abatari cyicaye mu ngobyi, aho yabirari mu cyumva ngobyi, gifite amahoro yo mu mutima, cyabura kino busije bwo mu hari mutima, ikirema, akarya murema, hari ikirema, akarya murema, kigiye kumva cyumva Yesu abakangaza, cyabura Yesu yaragira ati byarangiye, yagamba mu byahwire, byuka wikorera uburiri bwawe utahe, yimuka wikorera ikitanda cyawe utahe. agiye kubona abona arambuye ukuguru yareba birakunda, yayimuse kigera byakunda, arambura nuko birakunda, yayimuze kundi byakunda, maze ikirema, niko murema. ndagira ngo babwire abantu bimwe, rero mbagambire abantu baruhanga, aka niki ngiye kubabwira ijambo rikomeye, neza kubagambira ikintu cy'ingumire cyakirema. umwe muriya Yesu amaze kugitangariza amagambo akomeye, Yesu yambara kukigambira cyamaze kwakira imbabazi z'Imana, kimaze kwakira imbabazi za ruhanga, gisigarana ikibazo cy'amaguru, cyasigaza ikizibu cy'amaguru. n'icyo kibazo cy'amaguru Yesu aragikemura, n'ikizibenjo cy'amaguru Yesu araza ngo Yesu yaragira ati ntayizi, eshahezi ikorere uburiri bwawe utahe, yekorere uburiri bwawe utahe. ba bantu bari bari mu iteraniro, abatabira byo mu iterane bagiye kubona babona ikirema kirahagurutse, bareba murema yayimuka, benshi bari bamuzi, benshi bakandi bamumanya, bari bamuzi, bakandi bamumanya, bagiye kubona babona arikoreye, bareba yekori yikoreye ingobyi, ayekorire yikoreye ingobyi, ayekorire ngoziye. icyo muracyumva, icyo murari mucyurira, hari abantu benshi, hari abantu benshi mu mudugudu utuyemo, uwo musentare akuramo umunsi twakijijwemo, ekiro kitwakizingemo, abantu baratanga, abantu bagatanga, abantu baratanga, abantu bagatanga. ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, rero mbagambira cy'ingumire, yewe narakizwa, none itakakizimbe, iyo nahuraga n'umuntu basomurabire bwana nabo nakubitaga urushyi, kandi rero mutoruye kuko nakundaga kugira amafaranga, abakora kandi kira kugira sente, ndetse kandi yaba yashize, wesente uzazi bakazigwira, data yari afite ikintu cy'umugano, yewe sente akaba ari n'umugano, amafaranga yagendaga apakiramo, sente yagendaga noneho nahengera adahari, kunandeba katarimo, ninjira muri icyo kintu yapakiragamo umugano, zo mu mugano gwe yabire natekamo sente, banki ntabwo zari ziri bwaze, banka zikaba zitakizire, nkavanamo nk'ibihumbi 5 kiyamunke ya kera byo muri 87, k'emitwaro 5 ya kare yo mu mwaka yo mu myaka ya kare. icyo gihe inzoga yaguraga 15, ubwirobwe amabaga
akabani kagura shilingi 15 za Rwanda maze n'abafite ibihumbi 5 unambaga nyine nabwira abantu b'abatanu b'abasore ukagamira abasigazi kabatanu bari hariya bemerera hariya ufite amafaranga urayobora ewe barigetekereza navuga tu unyura wese ko biturushye nekaga barana bihoye cyane ko biturushye noneho inzira twabaga turimo nta muntu n'umwe wahanyuraga umunsi umwe maze kukwihana inzira zitangira kugerwa zitangiye kugerwa hashize icyumweru umusaza yitegereje hashize icyumweru nta muntu urira nta muntu utaka baravuga ati wa mugabo yarakijijwe maze uwo musaza aravuga ati Imana yagukijije ntabwo nyizi icyo mbona ni uko wakijijwe iyo Mana nta nubwo nayibona ariko kubera wakijijwe nguhaye inka maze bamena maze nikuangirira ndakizwa nakuziraza zibaye 5 nigiye gushaka umugore nari inkazi ndagira ngo babwire abantu iyo umuntu amaze kwihana birahinduka ndagira ngo babwire ikintu gikomeye ikimenyetso cy'uko uyu muntu yakijijwe ikimenyetso cy'umutogo ngo akizibwe ikimenyetso cy'uko umuntu yakijijwe ikimenyetso kikwereka ngo mutakizibwe niba mwakurikiye mukuratire iyi ngobyi engoseti yamaze imyaka n'imyaka ihetse iki kirema ekamara imyaka n'imyaka yekira umurego iyo umaze gukizwa wamara gukizibwa birahinduka icyari kiguhetse nawe uragiheka icyari kiguhekire niwe n'ugiheka byerekana yuko nawe ufite ububasha niba ari no gusohoza gutegeka ibyakubaze uyu munsi kuri uyu mugoroba Imana irashaka kukugirira neza iyo Imana imaze kukugirira neza inzoga zagutegekaga ubusambanyi bwagutegekaga nawe urabutegeka akabwira ati toka ukamugambira ngo utoka umuntu akubwira ati mvange kugusengerera inzoga ati wapi ntabwo nkunywa we ukamugambira ngo ije kugurira ubwenge ukamugambira ngo wapi tiye kunywa amarwa icyo ni ikimenyetso cy'uko nawe uhetse ingobyi icyari kimaze igihe kiguhetse icyari kimaze urabwira kiguhekire nawe uragihetse hati niwo kihekire ni ikimenyetso cyo gukizwa ikimenyetso cyo gukizwa no mu midugudu yanyu muzababona mutamu zanyu muzabareba abantu iyo bakijijwe abantu bakizimbye byari bibabase byabire n'ibibakora kubi nabo barabitegeka maze icyo kirema niko muremorwe cyikorera ingobyi cyayakorera uburiri bwacu kiza gukizwa cyabuze inzira kikwije gukizibwa kikabuga muhanda ariko kimaze gukizwa cyoka cyamazire gukizibwa cyasohokeye mu muryango abantu bamuhaye inzira abantu bakamuha n'umuru w'Imana bose bamuha inzira Imana imaze kukugirira neza ukijuru abantu baragutinya Imana iguha icyubahiro cyo mu ijuru abagusuzuguraga ntabwo bongera kugusuzugura wambaye umwenda utameshe wambaye umwenda utameshe bakanga ngicaro ariko iyo wambaye umwenda umeshe uhaye icyubahiro uzaguhaga inzira bayiguha ndagira ngo babwire abantu b'Imana ibyahimo biratubuza imigisha ibyahimo biratubuza inzira ibyahimo biratubuza aho tunyura ariko igihe nitumara kurokoka
tuzabona aho tunyura, turyabona aho kurama, abantu badutinye, abantu badutinye, abarozi badutinye, abarogo badutinye, abajura badutinye, abashuma babone badutinye, yuko dukorera Imana ishobora Imana itugirire neza, wanga twerere Imana ikusange, wanga kusange uyu munsi nawe Imana igukorera ibikomeye, niba rizabanga gukorera byo ugira kutangaza, ubuhamya bwo gukizwa kwawe. iwe ube n'ubuhamya bwo gukizwa kwawe. Ni bangahe muri aya masaha ni bangahe mushaheze bavuga bati nanjye abari kugamba munanye ntabwo nshaka gutahana ibyaha, etika yenda kutahana, ndashaka kwiyamurira ibyaha, yenda kwejura bibi, ndashaka gutandukana n'icyaha, yenda kwawukana neza, ndashaka gutandukana n'icyaha, yenda kwawukana neza. ndagira ngo babwire ikintu gikomeye, yenda amagambo ikintu cyo kutangaza mu kuba igitekerezo gikomeye cyaza kuba kiteka kikumira muno cyane yuko ekikatirisa, cyane yuko kikatirisa habayeho umukobwa umwe, hakabaho umuhari umwe, uyu mukobwa omushogu yari akuze, akaba akuzire, hakabaho n'umusore, hakabaho n'umusigazi nawe wari ukuze, nawe akaba akuzire. noneho umusore abwira se, uwo musigazi yagambirishe, nabonye ahantu hari umukobwa mwiza, ukareba hatari wo mwiki murungi, ndagira ngo ujye kumusabira, ngenda mugende umujugire, ndashaka yuko ambera umugore, ngenda muhambere omukazi, imo murakurikira, muroni mukuratira. maze ababyeyi niko bazirebe baragenda bajya gusaba uwo mukobwa, bagenda baza kushaba mu icyogwe, bamaze kujya gusaba uwo mukobwa bagendere kumushaba, batura inzoga za mbere, ba leta yo amagogo kubanza, maze niko hasigara ibihe byo kwitegura ubukwe, hasigara ubwire bwo kwetekaniza ubugeni, inkwano barazitanga, bajuga, maze bategereza umunsi w'ubukwe, bategereza ikiro cy'ubugeni. ariko nagira ngo babwire bantu b'Imana, coka yere mbagamire uyu mukobwa wo mu icyogwe wasabwe n'uyu musore washabwe no kumusigaza, yari afite ingeso yamunaniye yo kunywa itabi, akaba yirengeje yamuremire yo kunywa, yari afite ingeso yo kunywa itabi, akaba yirengeje yo kunywa itabi, yari hasigaye icyumweru wari yamara kugira ngo ashake, kwenda maze cwerwa, maze ababyeyi baraza baramwicaza, niko abazire bije bamwikaza, baramubwira ati wowe Damarisi, baramugamira iwe Damarisi, wowe Damarisi, iwe Damarisi, umenye yuko uri umwana w'umugabo, iwe manye ngo ndi umwana w'umushizo, dore nawe ugiye gushaka mu bagabo, rero ni waje cwerwa umushiza, turagusaba kugira ngo ingeso ufite yo kunywa itabi utandukane nayo, niko gushaba ngengesho yo kunywa itabi oyawukane nayo. iyi ni ingeso mbi ishobora kuduteza ikibazo, ekinyengesho mbi eri kubaza kutuletereza ekizibu, maze umukobwa bamugira inama, omwishyavo bamuha amagezi, nk'uko namwe ndi kubagira inama, koko nimwe ndi kubaha amagezi, maze baragenda bahamagara nyirasenge, bagenda bayeta sengawe, nawe araza, nawe yija, nawe atanga inama nk'izo, nawe yaheza amagezi, mwana wacu, iwe mwana witu, ujye umenya ko uri umunyamasengesho, omanye ngujo uri umukirisitu, abantu bakakushobora omanye ngojo ariko ufite ingeso yo kunywa itabi, kyokka yirengesho yo kunywa itabi, turagusaba kugira ngo utandukane n'iyi ngeso. nitusaba ngo oyawukane n'engesho eyo. uyu mukobwa arabibemerera, omwishyavo yabibikiriza, arabibemerera, yabibikiriza, nubwo yabibemereye, nawe yabazire kubikiriza, igihe yaguraga hasigaye icyumweru kimwe, wabwiyeho wikewe, igihe yaguraga ibyambarwa azajyana iwabo, kuyabire nagura engoyi zo ryagendana, azajyana ku musore, ibyo azatwara uwo musigazi, yaguze ipaki y'itabi, akagura na pakiti y'atabi, maze niko arabigura, yabigura, ise w'umusore, isha w'umusigazi, ise w'umusore, isha w'umusigazi, mu gace bari batuyemo, mu kiweka kibabire baturamo, habaga abarozi, akandi habamwe abaroga, babandi baguruka mu kirere, bari bakuguruka mu mwanya, maze bajya kuraguza, niko bagenda kuraguza, baravuga bati, bagamba bati, mwabapfumu mwe, nimwe bapfumu mwe, muturere niba ubukwe bwacu buzaba amahoro, muturere yabugeni bwite uburyo abagabusinde, abapfumu baba bazanye indagu, bahita kuragura, baba basizaho, bateka serivisi, baramubwira ati reba, bamugamira ngo ureba, baramubwira ati ciraho, bagamba mucwera, aciraho, yatweraho, bashyiraho indagu, batekaho imbazi, umupfumu aritegereza, yatekereza,
biriya ni ibiki? birana iki? ubukwe bwawe burimo ibibazo, ubugeni bwawe burimo ibishyimbo, ubukwe bwawe burimo ibibazo. ubugeni bwawe burimo ndabona abarozi bari guturuka, n'indaharuka bakuruka, ndabona n'abandi baturuka hariya. n'indaharuka bakuruka kuri. wabimenye? wabyategereza ubukwe bwawe, ubugeni bwawe babugendeye, babugendera. tanga amafaranga, cyacura sente uguha imiti sikwembi bari kugira ngo ubwo bukwe buzagende neza. wenda ngo bugeni bwawe butambure kuwe. maze kuko yaragize ubwoba, abakwategera uti hari abana bapfumu bahindisha ubwoba. hari abatura b'abapfumu bari reka kutwica. babwire badurima, reka bagamire batubabara. abapfumu bahindisha umuntu ubwoba. abapfumu ntibatinya iyo baguhindishije ubwoba, bamaze kugutinya. yagira ngo babwire, rero mu magambo iyo utuye mu mudugudu bamaze ntabwo wabura nk'umugore w'umukara, reka ntabwo wabura nk'umugore wirabura. twakabugamo mu kazi ati na mugore wirabura uri hepfo y'urugo, abagore birabura bavuga kuboneka atarahari, ari wo mwirinde. ngobwo mwerinde bajya kumva ukumva ngo bamwishe umurozi kandi atari we. urugabiro mu kanwa bategeranije ati ntabwo habura umuntu wirabura, abapfumu ntabwo habura umuntu w'imibiri yose. batekambura mutenyaniriye yagira amahirwe ati nta mugore wirabura muturage ataraho. ni ikibazo gikomeye cyane. maze niko umunsi w'ubukwe ekiro cy'ubugeni ise w'umusore ishyiraho umusigazi aragenda ashaka yageneye aronda abantu b'abahigi, abantu b'abahinzi aba bafite imyambi. ababina busange maze baravuga bati bagamba bati umupfumu yambwiye yuko umufu bakangambira ubukwe bw'umwana wanjye buzaba butameze neza, ubwo bugeni bw'umwana bwanjye bujya butari kuroza nzabahemba, byabashashura ndagira ngo muzabare hafi y'inzu y'umusore ngene mu murare n'imyambi. ino busange niba n'umurozi acaracara mwari wo mu bagariyo muzamurase mu muteka sari ahasigaye. ahasigara ndashaka ko ubukwe bwanjye buzagenda neza. ene ngo bugeni bwanjye bugende kuroza umunsi w'ubukwe uragera, ubugeni bwanjye ndagira ngo babwire abantu b'Imana, bagabire batwara umunsi w'ubukwe ugiye kugera, ubwire ngo bugeni umunsi w'ubukwe umaze kugera. ubwire ngo bugeni bwaba b'abahingi abahingi bigeze nijoro bajya mu murimo wabo, kubwakire mu kiro baza murimo gwabo bajya uwo munsi umukobwa bajya kumuzana iwabo, ekire cyo kibaza ku mureto wabo. umunsi yahagurukaga iwabo n'ipaki y'itabi yari iri mu bikapu, ubwire buyabire na rwo bakaba yizire na pakiti yatanu bamuzana mu rusengero. bamureta mu kanisa pasiteri arabasezera, pasita yabagite umusore azi ko yazanye umugore w'umukirisitu, uwo musigaza kandi abantu baresera umukazi wo kandi mukurikirana afite ingeso yamunaniye yo kunywa itabi. kandi ayinengesho yamuremye yo kunywa itabi. ubukwe bavuye ku rusengero, uwo bugeni kuba rugire akanisa bajya mu matete aho bateguriye ubukwe, baza mu tente ari batekaniriza ubugeni. maze imisango irangiye, kuba amazire gukora ibyo bugeni babandi bayobora gahunda bari abakwe bemera porogaramu baravuga ati twumvikane, bagamba turizangana amasaha burije, ubwire bwayo mwese mutahe, mwene mutahe hasigaye aho umusore n'umugeni, hasigaraho umusigazi no gukora bose barataha. bona bataha maze umusore n'umukobwa niko umusigazi no gushyiki maze binjira mu nzu. niko bataho mu nzu. bamaze kwinjira mu nzu, bamaze gutaha mu nzu maze bigeze saa sita z'ijoro, kubyakesha mu kagaze kiro umukobwa ubisyi aritegereza, yayitegereza uwo yasinziriye, yareba umushyira we hagati yareba marakoze areba iranga, ejo kayaya kari kumwitaho iranga, ejo kaye kubyatabyanga agenda yagenda akora mu gikapu, yakora mu amaze banga gukora mu gikapu, bamaze kwata avana mu isigareti y'itabi, yayiramo sigareta avanamo n'ikibiriti, yayiramo n'ikibiriti akingura ku rugi buhoro, yayitwa mu gikora aragenda ajya mu gikari, yagenda azavanyuma agatanga ikibiriti, yareba kibiriti umuriro uraka, umuriro akagera gutumagura. yatangira abantu bari bari kurinda abarozi ati dore nguramurozi, baba n'abageni nabo bagamba mugomoroko wamubonye, wamureba dore ari mu gikari cy'umusore, reba ikwiye mu musigazi bakwata akasari n'umuheto bamukubita umwanzi mu gatuza, bakamutera agasari ko mu kifuba wagaramye, yakwagaramye amaze kubagaramye, bakwiyagaramye bajya kwa se w'umuhungu, ariko bazashobora ayikura, ayita umurogi, wahita muroko ayita umurogi, baraza, baraza,
bakomangira umuhungu twayita umurodi umuhungu akabya umugore n'ubuhe bagiye mu gikari basanga umukobwa yagaramye yisegera itabi ndagira ngo babwire abantu bima ingeso wanga kwihana n'igiye kukwica engesho yari kwanga kwega ukamunira ingeso wanga kwihana n'igiye kukwica engesho yari kwanga kwega ukamunira renda uyu muskobwa bamugiriye inama zose kumwiki bakamwamageza bamugira inama nyina yamuhamageza senga mugira inama hamwe na senga yamuhamageza bamugira inama abamudini ayirengaho yayanga ayikarapfa choka yaho kubera kwanga kwihana habwo kwanga kwega napfa kuba iki giterane cyaje nitwa postera hadi cyumweru bibiri turi kumarana kugira ngo kikugira inama no kwenda ngutamagana n'iyo ngeso oya ukanene cyase n'igeze igiye kugusenyera oya ukanene cyase kugusenyera yamurwe bazo ufata icyemezo waba ari kwenda uko nawe ari ingeso ufite ushaka gutandukana wari kwenda kwakana yimuka tushabe haguruka dusenge yimuka tushabe haguruka dusenge yimuka tushabe engesho tandukane n'ingeso ijya kukurimbuza oya ukanene cyase ari kwenda kukwerekeza tandukane n'ingeso ijya kukurimbuza oya ukanene cyase ari kwenda kukwerekeza reka dupfukame dusenge reka dupfukame tushabe Mana data wo twese uri mu ijuru turagushimye cyane kuko uri Imana nyamana tugushimye uburyo udukunda tugushimye uburyo utwitaho tugushimye uburyo utugejejeho umuburo ukomeye tubonye Mana yacu uburyo wakijije ikirema natwe twararemaye turakwingiza kugira ngo tugirire neza uduhe umutima wo kwihana uduhe gutandukana n'ingeso yatunaniye tubonye umwana w'umukobwa wishwe n'ingeso yamunaniye ntabwo turi gushaka kwebwe gupfa turashaka kurokoka abana bawe bapfukamye imbere yawe turingize cyane kugira ngo bagirire neza ubahe gutandukana n'ingeso bafite abafite ubusinzi ubahe imbaraga zo kubunesha abafite ubusambanyi ubahe imbaraga zo kubwihana ubahe abafite ibyaha bitandukanye Mana yacu turingize cyane kugira ngo bagirire neza bave muri iri teraniro bakijijwe bave muri iri teraniro bakiriye imbabazi zawe bave muri iri teraniro babonye ukuboko kwawe urakoze kuko wumvise kandi witeguye kudukorera ibikomeye tubisabye Imana ngo biduhere ubuntu mu izina rya Yesu amen.